yihutira kurakara, ntabwo Imana yacu yihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe ryinshi. amen. Rekera aho ngaho. Imana ishimwe. Amen. Ijambo ryatubwiye ngo dutanyura imitima yacu. Imana ishimwe. Bene data, kwiyiriza ubusa Imana ishaka ni ukwiyeza. Umuntu akiyeza agatandukana n'ibidatunganye. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kwiyiriza ubusa si ukwambara ibigunira, si ukuza gusenga imbere y'Imana gusa. Kwiyiriza ubusa yifuza kugira ngo tumenekere Imana, dutanyure imitima yacu. Mu yandi magambo, twihane, twiyeze, tube bazima. Imana ishimwe. Niki Imana dushakaho? Ngo kwiriza nshaka nuko. Imana ishimwe. Ngero usubiremo. Uwiteka aravuga ati, Uwiteka aravuga ati, ariko n'ubu nimungarukire n'imitima yanyu yose. N'ubu tugarukira Imana n'imitima yacu yose. Mwiyirize ubusa, Twiyiriza ubusa, murire muboroge. turira tuboroga. Imitima yanyu aba ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu. Imitima yacu, amen. Arekera. Imitima yacu aba ariyo dutanyura, tureke imyenda yacu. Imana ishimwe. Amen. Kwiyiriza ubusa Imana ishaka ni umutima wawe wejejwe, ni umutima wawe utunganiye Imana, ni umutima wawe wihana ushaka kureka icyaha. Niko kwiyiriza ubusa Imana ishaka. Imana ishaka. Ushobora kuza kwiyiriza ubusa ahangaha, abantu bakakureba kuko bakavuga turiya muntu ni umukizwa n'umurokore. Wagera hanze ugakora ibyangwa n'Imana, kandi iby'Imana ibyo binukira Imana. Ngo kwiriza ubusa nshaka si ugutanyuza imyenda yanyu, kwiriza ubusa nshaka si ukuza mu rusengero ngo ugaragaremo ngo bamenye yuko wateranye, ahubwo kwiriza ubusa ni ukwiyeza ukaba muzima. Kwiriza ubusa ni ukuva mu bidatunganye ukajya mu buntu bw'Imana. Imana ikakwishimira, Imana ikagukunda. Imana ishimwe. Niko kamaro ko kwiriza ubusa. Kandi kwiriza ubusa bidukuraho igisuzuguriro. Gusenga hamwe n'ijambo bihindura amateka y'umuntu, yari mubi akaba muzima. Gusenga bishobora kugucira inzira aho itari, ukanyuramo umeze neza. Kubera iki? Kubera kujya imbere y'Imana. Bene data, gusenga ni ibintu bizima, ni ibintu bitwegeranya n'Imana, ni ibintu biduha imbaraga mu buryo bw'ubumana, ni ibintu byuzuza umwuka muri wowe, ugashobora kuba umukristo muzima utunganye n'Imana. Imana ishimwe. Dukomeze jya mu gitabo cya Esiteri, Esiteri ibice bine. Esiteri ibice bine. Ibi bice bine n'umurongo. Ibice bine n'umurongo wa 15. Esiteri ibice bine n'umurongo wa 15 atubwira ngo, nuko Esiteri atuma kuri Morodekayi aramusubiza ati, genda uteranye Abayuda bari i Shushani bose, mwiyirize ubusa, munsabire. Mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro. Mari iminsi 3 ku manywa na nijoro mwiyirize ubusa, mutagira icyo mujya cyangwa munywa. Nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Amen, amen, haleluya. Amen. Esiteri yabwiye amagambo Morodekayi yasanze Esiteri amubwira ati, ukwiye kudutabara, cyatumye uba umwamikazi. Imana ishimwe. Kandi naho utadutabara, Imana yacu yadukiza. Esiteri
yirengagiza itegeko ry'umwami kugira ngo atabare ubwoko bwabo. Imana ishimwe. Ati ntabwo najya guhangara umwami ntabanje kunyura mu masengesho. Imana ishimwe. Esiteri yiriza ubusa, abwira Moridekayi biriza ubusa, barasenga bajya imbere y'Imana, abayuda baratabarwa. Hamani yaragize umugambi wo kwica iki? Wo kumaraho abayuda, gutsembaho abayuda. Ubwoko bw'Imana bumaze kumenya icyo kibazo, bajya imbere y'Imana barasenga. Imana igira ite? Ihindura ibyari urupfu biba umugisha. Kambabwire bene data, gusenga ni ibintu bihindura amateka y'umuntu, ni ibintu biguhindura. Wari umunyabyaha ruhagwa, wari umunyangeso mbi, wari umwanganyi ukaba muzima. Gusenga ni ibintu bigushyiraho amavuta ukagira igikundiro, abanzi bawe bakakugarukira. Imana ishimwe. Gusenga bigira umukristo wese akamaro iyo agiye imbere y'Imana atunganye, yiyejeje. Nk'uko ijambo rya mbere ryatubwiye ngo tureke gutanyaguriza imitima yacu, gutanyaguza imyenda yacu, ahubwo dutanyura imitima yacu. Imana ishimwe. Gusenga rero bifite akamaro, murabyumvira muri iri jambo. Komeza usome kuri uwo murongo 17. Moridekayi ahera ko aragenda abigenza ko Esiteri yamutegetse ku bice 5. Bukeye ku munsi wa gatatu Esiteri yambara imyambaro y'ubwamikazi ajya mu rugo rw'ingombe rw'inzu y'umwami. Kandi umwami yari yicaye ku ntebe y'ubwami mu nzu y'umwami areba mu muryango. Amena. Nuko umwami abonye umwamikazi Esiteri ahagaze mu rugo, Esiteri amutonaho. Umwami atunga Esiteri inkoni y'izahabu yari afite mu ntoki. Esiteri ahera ko yigira hafi akora ku mutwe w'inkoni. Nuko umwami aramubaza ati urashaka iki mwamikazi Esiteri? Cyangwa icyo usaba ni igiki? Ndakiguha naho cyaba umugabane w'igihugu cyanjye. Amen, amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Gusenga, Imana ishimwe. Gusenga ni ibintu byiza. Byatumye Esiteri agenda kuko bagiye mu masengesho bamerewe neza agiye. Ubundi bajya kureba umwami, iyo atatonaga ubundi yarapfaga. Ariko ahageze kubera amashengesho, kubera kwiriza ubusa, ahageze umwami aramwishimira, aramutonesha. Ati icyo wifuza cyose. Imana ishimwe. Bene data, kuba imbere y'Imana bitugirira umumaro. Kuba imbere y'Imana mu buryo bw'umwuka bituma dukura mu gakiza, tugatera intambwe, tukaba bazima. Imana ishimwe. Gusenga bituma umuntu yari ruharwa ahinduka akaba mwiza. Imana ishimwe. Gusenga ni ibintu byiza. Bene data, ndabakumbuza gusenga. Kwiriza ubusa ni ibintu bifasha umutima w'umuntu. Ari mu maganya, ari mu byago, umutima ukururuka, ukamera neza, ugatungana. Mu yandi magambo, iyo wasenze ufite ihahamuka urarikira. Iyo mukurikiranye iki gitabo cya Esiteri murakizi. Hamani yari yarasabye abayuda kugira ngo abice. Yabonye n'inzandiko zo kubica, yabyemerewe. Ariko ku bw'isengesho rya Moridekayi na Esiteri bihindura amateka. Hamani aba ari ubambwa ku giti, abayuda baratabarwa. Imana ishimwe. Iyo ukurikije iryo jambo, Moridekayi, umwami yari adasinziriye, yibuka ibyo Moridekayi yamukoreye. Aravuga ati umwami akunda akwiye kwambikwa iki?
Hamana turi umugabo ati ni umwami akunda kuko yarazi ko ari umutoni we. Aravuga ati jewe ibi byose umwami avuga ni ibyanjye. Ati maze umwami akunda bamwambika ikamba ry'umwami bakamushyira ku ndogobe bakayirongora mu mudugudu igaca mu mudugudu maze bakayirongora. Ati uwo mwami akunda nuko akwiriye kumera. Umwami abwira Hamani ati ibyo bintu byose genda ubikorere Moridekayi ubimwambike mushyire ku ndogobe wirongore muri uyu murwa muzengurutse mugende uvuga aya magambo. Mana ishimwe. Uyendaga kwica abari umurongora indogobe. Mana ishimwe. Imana yacu ishindura amateka. Mana ishimwe. Mureke twemerere Imana ibe mu mitima yacu. Tujye imbere y'Imana dusenga nta kindi twitwaje. Utitwaje ngo karisa yagushije gusenga, utitaze ngo pasiteri yaravuze, ahubwo uzi imbere y'Imana ushaka Imana, usenga Imana, wiriza ubusa, wiyeza kugira ngo Imana imanuke ibane nawe igukorere ibitangaza igukuze. Mana ishimwe. Ubu umukristo muzima, umukristo wejejwe n'ijambo. Iri jambo riratweza, iri jambo ritugirira umumaro. Iyo twaryumvise tukarishyira mu bikorwa, iyo twaryumvise tukaryemerera tugakora ibyo ritubwiye biradufasha. Mana ishimwe. Abayuda baratabarwa kubera iki? Kubera amasengesho. Nawe watabarwa ufite ibibazo bikuremereye ukajya imbere y'Imana nta kindi wihekeje, ntaki waramenekeye Imana, Imana iragusubiza. Mana ishimwe. Ibiguhiga biraguhunga. Kubera iki? Kubera amasengesho. Ibyaguhigaga byose biraguhunga kubera kugendana n'Imana. Mana ishimwe. Iyo twiyejeje tukumva ijambo ry'Imana, ikindi cya kabiri Imana ikora tugendana nayo, tubana nayo, tuyoborwa n'Imana. Bene data, icyo mbabwiye cya mbere cy'Imana idushakaho, twizere Imana. Twizere Imana, twiyeze, tube bazima muri Kristo Yesu. Kandi nta muntu uzatwara undi mu bwami bw'Imana. Kuko mu Ezekiyeli 14 haravuga ngo iki gihugu nubwo cyabamo Yubu na Danieli na Nowa batabara ubwabo bugingo ariko ntibatabara ubw'abahungu n'abakobwa. Bivuga ngo iki? Umuntu akizwa ku giti cye kugira ngo azabane n'Imana. Mwene data, icyo Imana igushakaho ni ukumvira ijambo, ukagenda uko ijambo rikubwiye, ukayoboka ijambo rikakuyobora, ijambo rikakugira muzima, ijambo rikakubaka, rikagukuza, rikagushyira ku rwego rw'agakiza, ugakizwa, ukamaramaza, ukaba umurokore muzima wubaha Imana, kandi Imana ikakubahisha abantu. Bene data, mureke turi imbere y'Imana, bizadufasha, bizatugirira neza, kandi bifite umumaro. Amen. Tujye muri iki gitabo dusome Matayo ibice 17 n'umurongo wa 14 turagera ku 21. Imana yacu ifite imbaraga. Bene data, Yesu yabwiye iyo usomye abakristo irabwira iti mugende muzasengera abarwayi bakire, muzakandagira inzoka na sikorupiya, muzakora ibitangaza kuruta ibi byo nkora. Kubera iki? Kubera kugendera mu ijambo. Iyo turi mu ijambo riratwubaka, iyo turi mu ijambo riradufasha, iyo turi mu ijambo turubakika tukabazima mu buryo bw'umwuka. Abantu batareba, abantu bakakureba nk'uko bakareba karisa bakagira ngo ariko ufite ijambo ryakubatse. Abana bajya barimba ngo tubaho nk'abandi bantu,
ngo ibibageraho bikatugeraho, ngo ariko turatuza tugasenga Imana. Imana ishimwe. Iyo twatuje tugasenga Imana, imiraba n'ibitugeraho bicika intege tukabitsinda. Kubera guki? Kubera kuba imbere y'Imana. Soma Matayo 17 umurongo wa 14 kugeza kwa 21. Bageze mu bantu, umuntu araza aramwegera, aramupfukamira aramubwira ati, Mwami, babarira umuhungu wanjye kuko arwaye igicuri. Kiramubabaza cyane. Kandi kiramubabaza cyane. Kuko akenshi cyane kimutura mu muriro no mu mazi. Namuzaniye abigishwa bawe ntibabasha kumukiza. Yesu aramusubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe biyobagiza batizera. Nzageza he kubana namwe? Nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire hano. Yesu aramucyaha, dayimoni amuvamo, umuhungu ahera ko arakira. Maze abigishwa begera Yesu biherereye bati, niki cyatumye twebwe bitunanira kumwirukana? Arabasubiza ati, ni ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Mwabwira uyu musozi muti, va hano ujye hirya, wahava kandi nta kizabananira. Ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Bene uwo mudayimoni ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Amen. Turiga akamaro ko kwiyiriza ubusa. Kwiyiriza ubusa bifasha umuntu hamwe n'ijambo bikamuhindura agakira. Imana ishimwe. Akabona imbaraga zo kwiyubaka. Imana ishimwe. Kwiyiriza ubusa bifasha umuntu mu mpano ye afite. Niba ufite impano yo kubwiriza, irakura. Niba ufite impano yo kurambika abarwayi ibiganza bagakira, irakura. Imana ishimwe. Niba ufite impano yo gusengera abantu, iyo mpano yawe irakura. Rero kwiyiriza ubusa bifite umumaro ku mukristo bifatanyije n'ijambo ryayo. Abigishwa baramwegera bati, twebwe ko byatunaniye. Arababwira ati, rero abamenera ibanga, arababwira ati, nta kindi kibishobora keretse kwiyiriza ubusa. Nibwo bigufasha. Imana ishimwe. Umva hari irindi jambo ngo yemwe bakristo mwiyobagiza. Hari abakristo biyobagiza mu itorero ntibakore ibya Kristo barimo. Mwene data ni buri mu rusengero reka kwiyobagiza. Hari ijambo riri muri Zaburi ibice 19 n'umurongo wa 18. Asome wumve. Mukristo uranga ukwiye kumva ijambo icyo rishaka kubwira kugira ngo ukire ube muzima. Someraho sha. Zaburi ya 119 umurongo wa 18. Wejesha amaso ya ndebe kugira ngo ndebe itangaza byo mu mategeko yawe. Komeza. Ndi umusuhuke mu isi, ntumishe ibyo wategetse. Umutima wanjye ushenguwe no kwifuza. Ujya wifuza amateka yawe ibihe byose. Uhana abibone aribo bivume. Giyobagiza ibyo wategetse. Ibyo ni ijambo nashaka. Uhana bibone aribyo bivume. Giyobagiza ibyo wategetse. Imana ishimwe. Iri mu rusengero nkangaha ukiyobagiza, wamara kuva ahangaha ukagenda ukajya gusinda, uri umusaza ufite imyaka nk'iyanjye. Hari abantu bari mu rusengero ariko ari bivume.
ukaza muri rusengero ukaza ugasenga ukaririmba ugahimbaza, wasohoka ukajya mu buraya, abantu bakakureba ko uri umukristo ariko ntabwo ukijijwe, uriyobagiza. Hari abantu bari mu itorero ariko ari bivume, kubera kuba mu itorero ntumenye gutandukanya ikibi n'icyiza. Ubundi iyo twakijijwe tuba twavuye mu byaha, tuba twavuye muri kamere y'ibyaha, kugira ngo Imana iturebe itwishimire. Ntabwo Imana izakwishimira uri umunyabyaha. Imana ishimwe. Ntabwo Imana izakwishimira uri umunyabyaha. Ntabwo Imana yishimira umuntu ari umunyabyaha. Abiyobagiza mu itorero, akaba mu itorero ari umwanganyi, akaba mu itorero ari umwicanyi, akaba mu itorero akaza akaba umuntu muzima, ukamuvuga uti uyu nguyu ni umukristo, agakora iby'abakristo, ariko bwakwira agakora ibyaha, akiyobagiza. Abo ngabo nibo bivume, biyobagiza. Ijambo ryabitubwiye. Hari abantu bari mu itorero biyobagiza, ariko Imana ikidushakaho ni ikintu kimwe, ni ukwikiranukira. Mbere data icyo mbasaba ni ikintu kimwe, ni ukugira ngo tumenye Imana, dushaka ubwenge bw'Imana, kugira ngo Imana imanuke ibane natwe. N'ahandi tububonera ni mu ijambo ryayo. Iyo twumvise ijambo ry'Imana riradukebura, riradutunganya, rikadushyira ku murongo, waryemerera ukaba umukristo muzima. Kubera iki? Kubera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riduha imbaraga, ijambo ry'Imana riduha ubwenge. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rirakomeye, rikwigisha kuvuga ijambo ry'Imana wari nkandagira bitabo nka karisa, kandi ukamenya ijambo ry'Imana, ukamenya n'ibiri mu gitabo cyaryo. Kubera iki? Kubera imbaraga z'Imana. Imana ishimwe. Imana irifuza yuko tuba bazima muri Kristo Yesu. Muri icyo gitabo aho wasomaga, soma umurongo wa 66. Bene data icyo mbabwira ni ikintu kimwe, mureke duhindukire tuba abana b'Imana. Nta inzira tuzanyuramo kereka tukunyura muri Yesu. Nta inzira tuzanyura mureke gushaka gukiranuka kw'Imana mu mutima wawe, utarebere kuri kanaka, utarebere kuri nde. Umutima wawe akaba ari ukurinda. Iyo umutima wawe ukurinze, ukubuza gukora icyaha, nta muntu ukubujije. Iyo umwuka w'Imana kurimo, ibyaha biryohera isi, ibyaha biryohera kamere yacu. Ariko iyo ufite umwuka w'Imana muri wowe, ukubuza gukora icyaha, ukaguhindura, ukakugira muzima. Soma Zaburi 119 umurongo wa 36. Ujye unyigisha guhitamo neza no kumenya ubwenge. Ujye unyigisha guhitamo neza no kumenya ubwenge. Ibyo nibyo umukristo akwiye kumenya. Komeza. Kuko nizera amategeko yawe. Kuko nizera amategeko yawe. 67. Ntarababazwa narayobaga. Ariko none nitondera ijambo ryawe. Amena. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Muranezerewe? Amena. Ndavuga ndakaye kamindureho. Ariko ni umwuka w'Imana. Buri umwuka w'Imana nawe arafuha. Imana ishimwe. Reka mbabwire, mureke tuba abarokore bahitamo neza, tube mu buntu bw'Imana, kugira ngo Imana ibone uko ituyobora. Imana ishimwe. Buri Imana ni umubyeyi. Ibyo mvuga ababyeyi babya, iyo ufite umwana uyobora, utegeka, agakora ibyo ushaka, akakumvira, uramwishimira. Ariko umwana yakunaniye, ugerageza kumubogora, ntago kandi wamuta. Ubundi nenda kubabwira ngo iyo dukijije twagiye muri Yesu Kristo, tuba twagiranye isano na Yesu. Imana ishimwe. Isano dufitanye na Yesu irakomeye. Niyo umubyeyi afitanye n'umwana we, umwana wawe niyo abaye ikigoryi, ntumureka. Wumva wifuza kumugarura, akagaruka mu murongo muzima, akaba muzima, agatungana. Nta nubwo umurambirwa, kandi nta nubwo umwanga. Bene data, Satani ye kubashuka ngo abatwaze igitugu,
muri abana b'Imana. Mugarukire Imana, ukoze icyaha yihane. Imana iracyagufiteho urukundo. Urukundo Imana idufitiye ni nk'urw'umuntu afitiye umwana we. Umwana wavuye mu maraso yawe, umwana wabyaye, umwana wawe. Imana ishimwe. Umwana wabyawe nawe ntabwo ushobora kumwanga nubwo yaba ameze ati. Rero bene data, icyo mbasaba ni ikintu kimwe, mureke isano dufitanye n'amaraso ya Kristo tuyikomeze. Satani ye kudushuka atwara umuntu mu byaha, yamufatisha neza ati kandi urajya hehe ko wamaze kuba uwanjye, akamubuza kugaruka. Ariko icyo mbabwira bene data, tugarukire Imana. Tugarukire Imana. Imana imanuka ibane natwe, Imana imanuka iturinde. Imana ishimwe. Imana iduha imbaraga. Mureke tuba abana b'Imana kandi bizadufasha. Ibyakozwe n'intumwa. Soma ngiye gusoza. Ibice 5 n'umurongo wa 4. Dukwiye kuba abana b'Imana, dukwiye kumenya ubuntu bw'Imana bukatubamo. Soma byakozwe n'intumwa. Ku murongo wa 4 batubwira ngo ukifite ntiyari yawe kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe. Byari byawe. Ubyigengaho. Niki gitumye wigira inama yo gukora utyo? Niki gitumye Imana wigira inama yo gukora utyo? Si abantu beshye ahubwo Imana niyo ubeshye. Si abantu beshye ahubwo Imana niyo ubeshye. Ananiya byumvise atyo aragwa, umwuka urahera. Amen. Arekera aho ngaho. Iri jambo ndiza niki? Satani ntatinya abana b'Imana. Satani nta gutinya uri mu rusengero aha ngaha, yaza akakongorerwa kuri cyaha. Ananiya yari umukristo nk'abandi bose, ariko Satani yaragiye aramwongorera. Amaze kumwongorera aramwumvira. Ariko dufite Imana ireba hose. Ibyo ukora wiherereye, ubihisha abantu, ibyo ukora utareba, uvuga uti ntawambonye, ijisho ry'Imana rikuriho. Ijambo ry'Imana ba ngo urabikora nkakureba nkakwihorera. Imana ishimwe. Kambabwire kuba umukristo ni ukumenya yuko wagiye mu ntambara zikomeye ugomba kurwana kugira ngo uzatsinde. Ni urugamba rukomeye, kuko hari umwanzi ushaka kudushuka ngo adutwaze igitugu. Ntatinya umusaza, ntatinya umukristo, ntatinya umwana, nta muntu atinya. Ntatinya na pasiteri. Imana ishimwe. Icyo mbabwiye cya mbere, mureke tumenye Imana. Hariya niba ari mu Bami 14 n'umurongo wa 1. Imana yabwiye Hiya yabwiye umuhanuzi umugaragu w'Imana Robowamu. Umwana we yararwaye, yamaze kurwara, yibuka Imana, ariko yarakozwe n'ibyangwa n'Imana. Amaze kwibuka Imana aravuga ati, abwira umugore ati, gende wiyoberanyije ujye kwa Hiya, ni wampanuye ko nzaba umwami. Ati nugerayo wiyoberanyije arakubwira ibyanjye. Ageze yasanga Imana aramubwiye ngo uwo mugore wiyoberanyije ni uwa kanaka, umubwire ibye byose. Ahageze umuhanuzi aramuhanura ati, yewe muka Robowamu wiyoberanyije, ati umugabo yakoze ibyaha kurusha abantu bose, ati inzu yawe ngiye kuyitsemba n'abana bawe bamareho. Imana ishimwe. Mukristo wiyoberanye ugakora ibyaha, Imana ntabwo kwishimira na hato. Uri mu rusengero ukiyoberanya, ukajya mu nzu y'Imana ukiyoberanya, ukigira kumanywa ukambara uruhu rw'intama, nijoro ukabingwe. Imana irakureba. Imana ntabwo yifuza ko tuba urutindo abandi bambukiraho. Imana ishimwe. Mu nzu y'Imana harimo abakristo 3,
kandi bose baraterana, bateranira mu rusengero hamwe. umwe pe yanze gukizwa, yakingiranye abantu ijuru. Baramureba baturiya ko dusangira akanyanga, uriya ko atukana, uriya ko akora ibibi, uriya rusengero narugiramo iki? Uwo agakingirana abantu ntibaze mu rusengero. Hari wa kabiri rero ngo bita urutindo. Muzi urutindo? Urutindo abantu bambukiraho bakajya hakurya. Umurokore bita urutindo ukorera ibyaha mu rusengero, bwakwira Satani akamwambika ikijegeri, akamuyobora aho amuyobora, ati kumanywa wakoreye Imana, kumanywa wakoreye Imana, ariko nanjye nijoro ngwino unkorere. Hari abakristo ahangaha ntawe ntuzi urutoki, nta n'uwo nzi, Mana shimwe. Hari abakristo Satani yamaze kwambika ikijegeri, bwakwira nijoro akajya mu nzira zidatunganiye Imana, kandi Imana irakureba. Ngo uwo mukristo ajya imbere y'Imana akaririmba, abantu bakuzura umwuka wera, ajya imbere y'Imana akavuga ijambo nkuko ndivuga ukuntu. Bwakwira uwo bamwita urutindo, abandi bambukiraho, kuko ijambo ry'Imana uko rivuze aba ari umwimererekeza abandi, wowe ugasigara uri umupfu. Iri jambo mbabwira ndaribabwira ndyibwira. Mureke twe kuba urutindo, tuba abakristo bazima. Uwa gatatu n'umukristo abantu bose nutarakizwa yifuza kumera nkawe, akavuga ati yaba nakizwaga nanjye nkamera nka kanaka ari mu rusengero. Mureke tuba abakristo ngo turi umunyu w'isi, tuba umunyu w'isi, tuba abana b'Imana, kugira ngo Imana itwishimire, itugirire neza. Soma rya jambo shaho ryo muri Zaburi 36 umurongo wa 36, 119. Nsoze nari amasaha abandi. 119:36. Tandatu gatandatu atubwiye ngo ujye unyigisha guhitamo neza no kumenya ubwenge. Kuri gusenga, Mana ujye unyigisha guhitamo neza no kumenya ubwenge, kuko nizera amategeko yawe. kuko nizera amategeko yawe. Mana shimwe. Mureke twigishe, Imana twigishe guhitamo neza no kumenya ubwenge. Imana bampera umugisha ndashoje. Reka twongere tumukomere amashyi tumushimire. Murakoze cyane, turamushimiye ku ijambo, amagambo meza atubwiye.